umunyarwanda wa 2024 amaze kumenya adashidikanya ku Rwanda rukwiye ibyiza kuko birahari kandi aranabibona. Ingero twavuga nka stade Amahoro, amashanyarazi n'amazi hirya no hino mu gihugu mu baturage, mihanda ya kaburimbo n'indi itari kaburimbo ariko itunganije, mituelle de santé n'ibindi. Ibi rero byatumye ko Perezida wa Repubulika uwo munyarwanda mwitegura kujya gusaba amajwi, umuntu yavuga ko yihagazeho kuko arasaba byinshi kandi yamaze kubona ko bishoboka. Umuntu ntabwo yaba yibeshye nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuze ko umuntu muhanganye muri uru rugendo twinjiramo rw'amatora ari mwebwe ubwanyu mu gushaka kugera ku birushijeho, ariko kandi n'imbogamizi igihugu gihura nazo zarahindutse uhereye no kuba hari abumva twarageze iyo tujya mukunda no kubigarukaho. Niki kuri mwe mwabwira uyu munyarwanda umaze kumenyera ko ibyiza byose abyemerewe kandi bishoboka? Ese yitege iki muri iyi myaka iri imbere kirenze ibyo mumaze kumugezaho? Icyo nabwira umunyarwanda cya mbere ni ukugira ngo tuvanemo ibidukomeza muri amateka y'igihe kitari kirekire gishize, bihereye ku byo tumaze kugeraho, tumaze gukora. Icyiza cyabyo ni uko byerekana ibishoboka kandi ko bishoboka. Iyo umaze kubona igishoboka rero kandi bigaragaza ko bituruka mu banyarwanda, icyakuza gukora ibirenze byiza ngo ugere kure imbere heza yaba ari iki? Ni ibintu byoroshye. Ni nko kwigisha umuntu umwereka urugero, bereka abantu urugero rw'ibishoboka kandi ndetse bagizemo uruhare wenda batanazi cyangwa batumvaga, ukabereka uko babigizemo uruhare, uko aribo batumye bishoboka gutyo. Niyo haba haraturutse inyongera ziturutse mu mfashanyo, mu gutera inkunga guturuka hanze, ntibivanaho cya kindi wahereyeho cy'uko ari wowe biheraho. Ibyo rero ntabwo ari amakuru babwirwa gusa, ni ibyo babona noneho kandi bibagiraho n'ingaruka mu gutera imbere mu buzima bwabo. Ibyo wavuze ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'imyidagaduro, ari ibijyanye n'ibikorwa remezo bifasha muri siporo cyangwa iyo myidagaduro, ari ibijyanye n'imibereho isanzwe, ari ubuhinzi n'ubworozi, uko bitera imbere, uko abantu bashobora guhinga, korora, bakigaburira ndetse bagahahira amasoko yo hanze bakavanamo n'amafaranga. Ibyo n'ubundi niko bikwiriye kugenda, ndetse ntabwo turagera aho dukwiriye kuba twishimiye kuba turi, nubwo dutera intambwe. Niyo urebye ubukungu bakakubwira ko bukura, ari umwaka ushize birenze 8% cyangwa bigera mu 9%. Abantu bashaka gukora, abantu bashaka kwihuta, abantu bashaka kugera kure, uguma wumva ko ibyo bidahagije. Niba ari 8 uravuga ngo ariko kuki bitabaye 9, kuki bitaba n'10, bitaba n'ibirenze, cyane cyane ubirebera ku bibazo biba bigihari byo kugira ngo bikemurwe. Niba ari amashanyarazi, nubwo wavuga ngo hirya no hino bigeze muri rusange 80% cyangwa se 70, hafi 77% bigera muri 80%, uravuga ngo ariko hasigaye 23% aho bitaragera cyangwa abo bitarageraho.
nabo bakwiriye kuba bibageraho. Hari aho tuzi mu bihugu, mu gihugu cyacu hirya mu ntara no mu turere hakiri aho nk'amashanyarazi ataragera. Iteka icyo tuba dutekereza ni ukuvuga ngo ntahagomba kuhagera, kuko ntaho dushaka ko hasigara inyuma. Bityo rero nicyo navuga ngo kwiyamamaza, kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu birimo uwo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze tumaze gukora mu myaka ishize, tuyoboye n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga, bumva ndetse banarushaho. Niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Ngira ngo uribuka hari umuturage rimwe wigeze kubanza ari mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato, watanze urugero, wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha, nawe aragira neza. Ubwo nibigera ko azayimuha, ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayiguhaye. Naho turi rero, ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi, cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibyo. Ririya jambo ry'uko umuntu atekereza ko the main challenger of you is yourself. Yes, nibyo ubu ni ukuvuga ngo nanjye ni mu bitekerezo byanjye no mu mikorere, ni ukuvuga ngo icyo ntakoze cyashobokaga mu gihe gishize, ngomba kugikora nkongeraho n'ibindi bijyanye n'igihe bigezeho. Nicyo bivuze, kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese, ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora. Ni ukuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta. Nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu, ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwa ngo nakoze ibintu byiza, ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze? Nicyo mvana muri ibyo ngibyo, kuvuga ngo mu ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri, kuko wenda ibyo abababaririza urutizo uko byaba bibarwa kose, ibishimwa ko twagezeho birumvikana, ni nabyo abantu bashobora guheraho bahitamo. Ariko kuri jye, igihe bakora ibyo byo guhitamo, mba mvuga ngo ibi ni byiza, ariko n'ejo bikwiriye kuba birusha. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bifite icyo binsaba kirenze wenda icyo nashoboye gutanga mu gihe cyashize cyangwa cyangaragayeho. Thank you, Excellency.